Yes, mugubwe neza kandi cyane uriye mire mwami trainer speaker mentor I love you so much. Yes, munyihanga ndi gukunda guseka muri iyi minsi kuko baje kumbwira neza ko guseka byongera iminsi yo kurama. Hanyuma ni Livegood n'uri ngisa turi kuganiraho. Iyi ni Wise Dream Pro jayo kanda subscribe, kora share, kora like kuri kiganiro byacu umunsi ku munsi. Bizagufasha. Umunsi cyo kona n'abantu n'abanyamuryango muri Livegood ni gutushora kwa wasettinga uburyo bwo guhembwa amafaranga yawe muri Livegood. Mu byukuri network marketing zibaho, project za online zibaho, ariko zijya zibura ikintu kimwe. Zijya zibura uburyo ki zishobora kuba zahemba abanyamuryango bazo. Rero uyu munsi tugiye kubazanira uburyo ushobora kuba wasettinga ikintu bita I pay out. Kuko Livegood yakoze ikintu bita yakoze uburyo ki umunyamuryango wese kwisi ashobora kuba yakwakira amafaranga ye aho yaba ari hose kwisi. Rero hano tugiye kwihuta cyane turebe uburyo ki wasettinga iyi system cyo kujya yaguye mu mafaranga yawe kuri bank cyangwa yaguye mu mafaranga mu kintu bita Bitcoin. Ibintu tugiye gusettinga hanga. No vuga ngo iyo ukimara kwinjira muri Livegood no vuga ngo uburyo bwa Bitcoin n'uburyo bwa bank. Ntabwo ari ubwo gusa ariko nuvuga ngo I pay out ishobora kohereza amafaranga wawe muri Bitcoin ndetse na bank. No tugiye kureba uburyo ubisettinga. Fasa withdraw minimum wango ugomba kumenya ko muri Livegood mu bank ndetse na Bitcoin cyangwa se uburyo bwa I pay out busaba kuba byuzuye ufite amadolari 25 kuzamura. Iwangu byo kintu ugomba kugira ngo tugomba kukimenya. Hanyuma warangiza kukimenya urinjira muri system yawe. Ukimara kwinjira muri system yawe ushyiramo username na password. Muri system yawe ushyiramo username and password, nurangiza ukande kuri login. Nurangiza ugeze muri system yawe urakirika handitse muri click on my earnings. Ureba ahantu handitse my earnings, then ugira gute ukandeho. Nurangiza ukirika handitse ngo on select on payment option. Ukanda ahantu handitse payment select your payment option. Nurangiza uraza kubona ahantu hasi handitse I pay out cyangwa se global e-wallet empowered by I pay out. Aho hangira gute ukirika no ukimara kubona ujyemo uselecting utiking. Urajyamo utiking. Yes, numara kujyamo ugatikinga select your payment option. Nurangiza ureba ahantu handitse global wallet powered by I pay out. Nurangiza ugira gute uha ahantu uhatiking. Numara kwatikinga iyo wamaze kubona amafaranga kuri Livegood, wamaze kubona amafaranga kuri Livegood baguha form aho ushyira amazina, izina ryawe rya mbere, rya kabiri, ugashyiramo email, then ugakonfirma email kuko bahita bakoherereza email isobanura ya system. Then warangiza ugare igihugu urimo, nimba uri mu Rwanda, nimba uri mu Burundi, aho igihugu cyose waza kurimo uragihitamo. Uri muri Amerika nurangiza ushyiremo igihe cy'amavuko cyawe. Yes, nurangiza uhita wemeza ngo register with I pay out. Yes, nuvuga ngo iyo form umaze kuyuzuza uhita uvuga ngo wemeza ahantu handitse ngo register with I pay out. Nurangiza barahita I pay out itikohereza email. Itikohereza email, yamara kohereza email kuri email yawe, ya email washyizemo kana confirma. Warangiza iyo email ibiriho link bagusaba kugira ngo iyo link uyiklikeho ukonfirme. Uhita uklika kuri iyo link baguhaye kugira ngo konfirme ko ugiye gutangira gukoresha no kuzuza ibyo bagusaba by'imyirondoro yawe kuri I pay out ya Livegood. Impamvu email ibiremo ngo ni Livegood I pay out, ndetse kugira ngo tugahita uyibona. Bahita kwikiraho kuri iyo link. Iyo email ariko none mbere yo kwika kuri iyo link akana ko mukitondere gatoya. Mbere yo kwika kuri iyo link ugomba kubanza ukareba username bakohereje, ukareba na password bakohereje. Hano waza gusanga nabisibye kuko ntago ari ibyabo. Yes, bangureba password na username. Wango utushaka ahantu ubyandika, byaba byiza no password ukayikopiya ugakora copy. Bikaba byiza ko ibintu bikora ufite umwanya kugira ngo ibyo ugiye ko bitubirangiza. Ko nujya kubitekerezo ukajya kubivanga usanga kugenda wibashye kandi bikakugora. Ariko byiza ko usettinga umwanya wo kuzuza no document. Kuko document ugiye kuzuza niza gufasha kubona amafaranga yawe. Bagomba gusora ariko uyuzuza witonze buri kantu kose ugatekinga wowe kayamba ukabirangiza neza. Ko tabyuje witonze usanga ari bishobora kwibeshyamo bikazatuma I pay out yawe cyangwa se ya system yawe itagenda neza guys. Okay? So iki kintu nifuza gato ni kimwe mu bintu byatumye
nicanekeza kuri iyi project nsanga ni project nziza cyane imeze neza ngiye gukorana nayo ubuzima bwanjye busigaye. Ni project imeze neza kwa set inzobe cy'umuntu wese ushobora kujya gute ko yabona amafaranga aho yaba ari hose ku isi. Then iyo umaze kubika ya username baguhaye ukakopera ya password no uhita ubona bwa burenganzira bwo gukora kuri ya link baguhaye ikonfirma. Ya link baguhaye ikonfirma uzigira gute uhita uyikoraho. Wamara kuyikoraho bahita kwereka ahantu kanda handitse ngo continue. Wahita ukanda kuri continue uhita ubona noneho interface ikwereka aho ushyira member login. Member login ni umuntu umaze kugira account kuri Livegood ariko IP yacu. Wamara hanyuma ugashyira username ukagana ushyira password. Wibuke ko iyi username na password ntabwo ari bya Livegood, ahubwo username na password ni ibyi system ya IP yawe. Iyo mpamvu ushaka nantu byandika kuko iyi ni bank yawe, iyi ni account yawe ikomeye mpuzamahanga. Amafaranga yaje ugomba kugira ari yamaze kuzaho abari amafaranga tugira kutubikuza pafu kugira gute ujya gufata ka. Hanyuma rero irangije gushyiramo username na password iyo ari byo bahita guha indi interface cyangwa se ahandi hantu ujya kugira gute ugiye gukora iki kuzana no mu imyirondoro yose. Nuvuga ngo iyi interface baguhereza ugomba kuyegera neza ukayuzuzanya ubwitonzi kuko hari n'utuntu twese ujya gute isaba. Hari username, hari igihugu, amazina yawe, igihe wavukiye, nimero za telefone, byose gender yawe ni iyihe, byose ukagenda ubireba. Hanyuma ahantu utagomba gutikinga hari ahantu bavuga ngo I agree to the above, no tuvuga ngo ntabwo kampani ugira gute yuguhashyiramo ntabwo watikinga urayihorera. Then iyo umaze kubyuzuza nabyo ukomeje hari indi interface baguhereza step ya kabiri ya identification. Yes. Nuvuga ngo identification ugomba kugira gute kwemeza icyangombwa ugomba kuza kuzakoresha. Ese ni irangamuntu cyangwa ni passport. Ukagira gute ukakirikaho ukareba then icyo ari cyo warangiza ugashyiramo irangamuntu icyo cya intuze inimiro y'icyo cyangombwa amaze kugira gute wamaze guhitamo. Warangiza hari bagweza ngo I have verified that all of the information shown is correct. Ugatikinga I agree to them to a terms or a condition, click here to read. So nuvuga ngo izi condition ushaka kuzisoma nazo warangiza ugati nawe ugomba gutikinga I have viewed and agreed to fee schedule. Ikindi ugomba kumenya ko iriho ukoresha no e-wallet hari fee bakugira gute bagucharging. Ugomba kureba izarizo. Hari fee yo kwa applyinga, hari fee yo gukoreza amafaranga yo kuba yohereje kugira ngo akayakuraho, hari na fee ya buri kwezi ya maintenance. Ni fee eshatu. Ugatikinga ukazemeza kutazemeje ntibikunda. Warangiza hasi hari ahantu handitse ngo transaction pin. Niba kugira ngo ukore amafaranga kuri iyi ntuza kuri iyi system hari pin bagusaba. Ugomba ugiye kugira gute kuyicreatinga. Kandi nanone nayo ukayandika hano wanditse username. Uretse ko akenshi usanga username y'iyi system usanga ihura neza na ID yo muri Livegood. Ahubwo password yayo nayo ugomba kuba strong, ugomba no kuyandika hano. Ni transaction pin ugomba kuyandika hano cyangwa se akaba ari pin ihuye neza na pin usanzwe ukoresha. Izo kuri mobile money ko iri hagati y'imibare 4 n'6. Ukora izo kuri mobile money ikarita ya Visa card se cyangwa se ATM card simbizi ukayishyiramo ukanayikonfirma. Iyo urangije hasi nanone hano hasi ntabwo abantu bakubaza ibibazo. Yes, hari ibibazo bakubaza imaze gusetinga izi pin zawe hari ibibazo ugira gute ubazwa. Nuvuga ngo hari igihe pin yibagirwa ukagira ngo yiyibutse. Hari ibibazo bari bakusaba kugira ngo usubize kugira ngo bayikwibutse. Ibyo bibazo bigize gute? Hano ugomba kuzamo amazina 3, izina rya mbere ry'umubyeyi wawe, mama wawe. Izina rimwe ryoroshye ukarishyiramo. Hanyuma ukashyiramo ikigo wizeho primary school yawe wizeho bwa mbere. Ntabwo ushyira gukora primaire ugashyiraho izina ryawe. Warangiza ugashyira gute who is your favorite, ugashyiraho umuhanzi ukunda cyangwa umukinnyi ukunda izina rye. Ibi gufasha ko umaze kubyuzuzamo ukibagirwa pin yawe. Iyo mugenda uyibagiwe ushaka kugira ngo yitrive uyibone kuri wakura amafaranga utayibuka
iyo ushatse kwiyibuka barakubaza ngo bashobora guhitamo ikibazo kimwe muri ibi then ukagisubiza. Iyo ugisubije bitakubwira gushyiramo iyindi kwabona ko ari wowe. Yes, Livegood is a better guys, especially I pay out. Urumva ko yashyizeho umutekano w'iki w'amafaranga yawe. Iyo birangiye uhitwara kwa bita continue. Continue maze gukandaho nandi hantu tujya ku yindi page ikurikiyeho. Yes, iyi page ikurikiyeho niba ngo nigira gute ugomba kureba niba amazina inuze ibyo washyizemo byose ari byo. Amazina yawe ya mbere, aya kabiri, address yawe, igihugu ubamo, nuza agenda yawe, yes, igihe wavukiye, email yawe, telefone yawe, niba ufite telefone runaka, ufite telefone imwe ebyiri eshatu ukazishyiramo, ukareba niba bihuye, ukareba urimo uvuga niba ariko koko, warangiza ukabona gukonfirima. Witwara kuri confirm. Bimaze ko ibyo washyizemo byose byuzuye. Iyo usanze bituzuye uza ku cyo bita edit, nayo irahari ukeditinga. Baba bakeneye amakuru ya nyayo. Ikindi kaba byiza ko amakuru gutanga hano agomba gusa nari kuri account ya Livegood, kugira ngo bitazamo iki confusion. Confusing Livegood I pay out yayo na I pay out. Then hanyuma warangiza, iyo urangije gukonfirma ufata indi page. Nuvuga ngo byose bavuga ngo password has been successfully updated. Nuvuga ngo ahangaha none tugiye ku updatinga password. Ya password ukoresha bwa mbere winjiramo wabonye ko ari random. Nuvuga ngo iriya password bari password system agize gute yakoze mu buryo bwa random rero. Hano rero ubusabwa kugira ngo nurangiza uyishyiremo, hanyuma ushyiremo password wowe uzajya ukoresha. Wowe ku giti cyawe uzi neza ko iyo password uzajya uyikoresha. Nuvuga ngo iyo password uyishyiramo ukongera ukanayishyiramo, ariko abandi gushyiramo ya indi ya mbere baguhaye wakopiye uyipastingamo, warangiza ugahita ushyiramo ya transaction pin kugira ngo bamenye nimba ari wowe. Bimaze kubishyiramo byose agasanga ni wowe, bitukana ku cyo bita update. Yukanza kuri update, nta kindi kibaho, uhita ujya ku yindi page. Indi page ujyaho nuvuga ngo ni iyi ngiyi, uvuga ngo umaze kugira gute e-wallet yawe noneho ibigize gute ibaye kuba imaze kuba set cyangwa se imaze kwemezwa, ibishyizweho ibihari ku buryo isaha n'isaha akorera amafaranga muri Livegood, ukemera ko araza kujya kuri e-wallet ajyaho, amafaranga ajyaho. Noneho kabasigaye ngo ese ko yamaze kugeraho ni gute n'amafaranga ndaza no kuba nayakuraho. Hari ibindi bintu bikenewe noneho kugira amafaranga noneho aveho, barishuwa neza ko ayo mafaranga agiye kuri nyirayo, atagiye mu nzira z'abatekamutwe cyangwa atagiye mu nzira z'abantu batari ba nyiri amafaranga. Ahubwo nibaza n'ikintu cyitwa verification. Bakaverifya ibyangombwa byawe, bakaverifya konti yawe, cyangwa se bakaverifya location yawe. Kuko Livegood is the business which is serious, kandi business ikiza gute mpuzamahanga igomba kuverifya neza inzira y'amafaranga paka ageze kuri nyirayo, kandi nyirayo ne uzwi neza, atari umuntu uri mu kirere. Ibi byatumye mbona ko mu by'ukuri Livegood ni company mpuzamahanga izwi. Ibi byatumye mbona ko mu by'ukuri Livegood ntabwo ije kugira ngo scamming eje igende. Nuvuga amafaranga ya Livegood uyabona nyine uzwi. Yo no byajana ku cyo bita I pay out yo n'urundi rwego. Hanyuma tujya ku yindi page. Nuvuga ngo bahita bagusaba ibyangombwa byawe. Ahambere baragusaba iki? Niba yahisemo irangamuntu, baragusaba ifoto y'irangamuntu imbere. Nurangiza kuyishyiraho, urahita ukora hano kwande handitse ngo upload document. Urabanza ukayishyira, click or drag and drop. Urawishyiraho, numara kuyishyiraho ukande kuri upload. Iyo nuvuga ngo indangamuntu yawe imbere. Then wongera uza hano hasi, naho uyishyireho inyuma, yego kurundi ruhande back side of your government ID, uyishyireho inyuma, nurangiza ukande kuri upload. Yes. Hanyuma nurangiza ukande hano hasi handitse ngo complete. Yego complete. Hanyuma ukomeze n'ibindi biraza kuvuga ngo umaze gushyira irangamuntu yawe, ugashyira imbere n'inyuma, umaze kujyaho uhita umanuka hano hasi. Nuvuga ngo hari page ni hano hasi aho bagusaba kugira gute gusinya muri bara ry'umuhondo rero.
muri ibara ry'umuhondo. Hano hose ngo ibyo ndakubwira, ahantu hose wada kugenda usanga ibara ry'umuhondo ujye uyitondera. Niba ngo utaba hano hasi ahantu handitse ari ngo sign here, wandika mu izina ryawe uko riri kwiranga muntu ukaryandikaho, warangiza ugakora submit. Ugakora submit. Hano ubusinye amasezerano yuko uzaba submitingiranga muntu yawe imbere n'inyuma, kandi ko ari wowe amazina ariho, ukamenya ko ari wowe nashyizemo kuri Livegood, ari nawe washyizemo hano muri iPayout. Then dukomeje none icyo gihe birangiye rero, ibi bintu kugira ngo byemerwe bifata hagati y'iminsi 3 n'iminsi 3 y'akazi, kugira ngo bibe byamaze kwemerwa ko irangamuntu yamaze kugeraho amafaranga ushobora kuba yakora igihe cyo cyose. Then hanyuma uzahita ubona interface imeze gutya, iriho ufite amafaranga, hariho withdraw fund, my account, order prepared card. Niba ushaka karita uzayituma my account cyangwa se withdraw fund. Niba ngo amafaranga yamaze kugeraho ushobora kuyabikuza noneho gute. Tugiye no kuri muri sabwa amafaranga amaze kujya kuri iPayout, no tugiye kuyabikuza gute. Amafaranga amaze kugeraho kuyabikuza ni uvuga ngo uraza ukajya ku cyo bita withdraw fund, ugakandaho. Iyo umaze gukandaho bakuzanira, ushaka amafaranga ashobora kubikuzwa hano mu buryo bubiri. Number 1, ashobora kubikuzwa by Bitcoin cyangwa akabikuzwa by bank. Kadura kuri Bitcoin, ushaka kubikuza muri Bitcoin noneho urasabwa iki? Ushobora kubikuza ku cyo bita wire profit cyangwa se wire transfer. Hanyuma uraza maze tujye kureba uburyo noneho wabikuza amafaranga yawe ukoresheje Bitcoin. Icyo bagusaba ni iki? Ntabwo apfa gutanga ngo kirashyiramo address wallet ngo tutuyeze kuri Bitcoin. Never. Kuko bazi ko Bitcoin ikoreshwa n'abantu benshi, abeza, ababi, abazima, bazana abazima bayikoresha simbizi. Ariko Bitcoin ikoreshwa n'abantu benshi. Bakeneye kumenya niba mu by'ukuri iyi Bitcoin igiye gukoreshwa koko ari yawe nyirizina. Barakenera iki? Numara kwenda kuri Bitcoin, bareta kwereka ngo please make sure if you want to Bitcoin made, follow this, click on withdraw and click on Bitcoin. They will ask you to upload a proof of address. Nako nshaka kubabwira, bakeneye proof of address. Niye nama mpereza abantu banje bamaze kwinjira muri Livegood. Mpereza inama abantu banje babwira ngo mugomba gushaka proof of address z'ikintu bita bank statement zayo. Niba ushaka kugira ngo ubikuza amafaranga muri ukoresheje Bitcoin kuri Livegood, ugomba kujya muri banki ukaka bank statement, ugashyiraho ukahita wandika ngo ni proof of address. Hano barayikubaza bakubwira ngo uploadinga proof of address. Ese koko ni wowe utuye koko urazwi koko icyo gihugu urimo uvuga ko kirakuzi koko turadiringa n'umuntu uhari? Yes, niba ngo Livegood yanze iki? Yanze ko yazisanga muki mu ndiri y'ibyihebe se y'abandi bantu batiye gute batari beza ushaka kuba wakwangiza umutekano w'ibihugu. Niyo bisaba proof of address kugira ngo niba umuntu koko hari afite address igaragara izwi. Umuntu ufite address igaragara izwi akorana na ashobora kuba akorana na bank, ashobora kuba yishyura imisoro, ashobora kuba ashobora kuba afite umwenda runaka, afite ideni runaka yishyura ahantu muri runaka. Niyo bavuga ngo please bakubaza proof of address. Warangiza ukagira ngo tukaza aho bayikubaza uyishyiramo. Uyishyiramo. Uyu ngwana kwashyizemo iyo bita Stanbic Bank. Ayo bandika ngo this document should be used for address verification. Yes, akabyandikaho. Iyo byanditse mu buryo bugaragara ugafata iyo foto warangiza ukagira ngo warangiza aho bayikubajije ukayaploadinga. Dore ngaho bayikubaza bitwa ngo uraza kugira gute ujye ukritara kuri Bitcoin, nta kindi kitakigira gute, nta kindi kitakiza, ahubwo ahitazamo ngo proof of address turayikeneye, ugaklikamo ukayikanda, wamara kwikandaho ugahita ukanda kuri upload. Imaze ukanda kuri upload document, nta kindi gihita kiba, nuvuga ngo bahita no baguha yes, bahita baguha noneho system yawe yemera kugira gute kuba wabikuza amafaranga yawe mu buryo bwa Bitcoin. Aho ngaho iyo nuziye interface ibigizwe n'iki? Ibigizwe n'amadolari runaka ufite kuri iPayout. Warangiza bakakwereka email yawe, hanyuma bakahita bakwaza ikintu bita Bitcoin address. Ese urashaka kubikuriza amafaranga yawe hehe? Yes, kuri address wallet. Ufite Binance, ufite Trust wallet,
ufite n'ikindi kintu nazi, ibyo byose genda urebemo address ya Bitcoin, uyizane uyipesingemo hano. Nurangiza hano hasi uratikinga, wamara gutirwa shyiramo amafaranga, warangiza ukagira gute, warangiza ukagira gute, ukabikuza. Bikaba byiza kuzaba muri asisi mahandi hirya muri nuza muri Livegood wamaze kwemeza neza ko amafaranga uyashaka mu kintu bita global e-wallet. Global e-wallet. Ujya muri system ya Livegood, ukashyiramo zemo na password, ukajya muri my earnings, ukajya muri selected payment option, warangiza ukajya muri global e-wallet powered by iPayout. Hanyuma warangiza kuri byo wabikoze gutyo, amafaranga yaza kuri iPayout, amara kuza kuri iPayout ukawayabikuza ukoresheje Bitcoin. Yes. Noneho reka turana no buryo ki how to withdraw Bitcoin from iPayout. Ibyo byose tumaze kureba, jya muri withdraw fund, wenda kujya muri withdraw fund ugahitamo Bitcoin, umara guhitamo Bitcoin bagahita bakubaza wallet address, Bitcoin wallet address, ukayishyiramo amount, warangiza tugira gute ugahita ukirika ku cyo ukirika kuri click on transfer now. Ufika kuri transfer now. Nuvuga ngo amafaranga yabikuje muri Bitcoin ni wowe gute ni wowe transfer now. Irahari, tugira gute ugahita uyatransfera, amafaranga ahita agenda. Apfa kuba gusa arenze 25, amafaranga yawe itagira gute ahita agenda ajyaho wayohereje muri wallet address ya ntuza ya exchange runaka cyangwa se wallet runaka. Nubwo bishobora kuba byafata hagati y'umunsi umwe cyangwa se ibiri kugira ngo bigaragaze transaction igaragazwe bitabikurika, ariko birihuta. Iyi ni mvango na disputation itari mvango. Baravuze ngo nubona umunsi wa mbere bidakunze utageze umunsi wa kabiri, wangu umunsi wa kabiri birakunda. So ngibyo rero, hanyuma ni gute tubikuza amafaranga ava muri bank. Okay, iki cyatumye niza Livegood ahanga rero sasa from bank mode follow here please. Ngo tugiye ko n'uburyo ushobora kwabikuza amafaranga no avuye muri bank. Nuvuga ngo naho ntabwo mujya kureba bya bindi. Nimba amafaranga ari kuri iPayout ko yaba ushaka kuyabikuza kuri bank, iyo uje kujya kuri withdraw my fund, kuri withdraw fund, warangiza ukaza ukajya kuri bank account. Yego, ujya kuri bank account, warangiza kujya kuri bank account, uraza no bakakubaza ibi bibazo. Bakubaza account ya bank. Yes, amara kubaza account ya bank, ikindi kintu gikomeye bakubaza kidasanzwe kinashimye ni ikintu bita Swift code. Swift code guys. Ugashyiramo Swift code. Iyo ushyizemo Swift code ngo buri bank yose mpuzamahanga iba ifite Swift code yayo. Iyo ushyizemo rero telefone gita branch yayo, bank aho iri byose gita bisi reflecting. Warangiza hari ibindi bintu bakubaza, utabashyiramo branch address, byose bita bijyamo. Iyo birangiye na bank account na konti ya bank irimo byose amaze kubishyiramo, hari akantu kwa hasi tukanda ngo kitwa set as automatic transfer. Yes, ushobora kubisettinga ko bizajya bita automatically amafaranga akava muri iPayout cyangwa muri Livegood bayohereza uhita yasanga muri bank. Iyo uyisettinga kuzasanga muri bank direct, nuko Livegood bikora reflection path muri bank direct. Ko Livegood bikora niba ari konti y'amafaranga ari local, bafite uburyo cy'amafaranga avunjwa, bafite n'uburyo kibaza gukata amafaranga yinjiye muri bank aturutse hanze. Ibyo byose n'uvuga ngo tuyabona, izo byose babivanyeho. Hanyuma rero sako ari automatic, urabitikinga, warangiza ugakora continue. Iyo ukoze continue hari ibindi bakubaza. Please confirm the information well before you submit. Ukabanza ukagira ngo tukareba niba information washyizeho arizo. Iyo urangiza kubona ko arizo bakubaza yes, hano rakandi kanutikinga ka mbere kwa ngo I authorize Livegood or its designated agent to initial credit and debit entry to the account identified here. I confirm I as the person executing this transaction. Ngo ngo mugira ngo turabyemeza kugira nyine bavuga ko nyine wemerera Livegood uzayifata amafaranga yawe igahita aza kuri konti yawe. Hanyuma ugahita ushyiramo transaction pin, warangiza ugahita kuki finish. Iyo umaze kwenda kuri finish hari ikindi kintu bakubaza. Oh my god, barongera bakubaza noneho statement bank.
Yes, hanyuma nuvuga ngo ugatushyiraho statement bank yawe ni ya yindi n'ubundi twaza tubona hejuru. Nuvuga ngo statement bank wamaze kwibona ushobora kuyikoresha uverifya ibya Bitcoin cyangwa ukanikoresha uverifya ibya bank. Byo nta kintu bitwaye. Nuvuga ngo ikintu Livegood bisa hano IPO bisaba gusa no kugira imenye nimba kuno umuntu nta bibazo azagira na leta y'icyo gihugu. Nta bibazo azagira na leta y'icyo gihugu. Ari umuntu uzwe. Kwashobora gusanga yitanga amafaranga yereza abantu ushaka kubagira gute batiza ibibazo mu gihugu mu buryo cyangwa se ubundi. Hanyuma ukagira gute ukayaprodinga uyishyiraho, click here or drag and drop, ukashyira muri system bimaze kuyibona umaze kwifotora neza igaragara, ujya ustuza hano ugaklikaho, warangiza ukayishyiramo, waza kuyishyiramo ugatwara kuri upload. Yes, hano nakubwira ko nta kintu kimugomba kwandikaho, oya yo ntabwo yandikaho. Iyo urangije byose bigaragara hano nako interface yawe bigaragara cyo bita Swift code yawe, bank aho uri, amazina yawe byose bigaragara biryoshye. Then hanyuma ugategera iyo umaze gushyiraho kwa uploading unuze yawe statement bank yawe bakubaza, nta kindi uhita ukora, tayari wamaze kumutura umuntu wose uri ready yo gutangira kubikuza amafaranga yawe, ariko ugategeza hagati y'iminsi 2 y'umunsi umwe n'ibiri y'akazi, ubundi bakagira gute bakabikonfirma. Yes, hanyuma warangiza amafaranga yamaze kugeraho, nta kindi kigomba gukorwa icyo gihe wowe ushaka kubikuza amafaranga kuri banki cyangwa kuri kuko harimo choice nyinshi, harimo banki, Bitcoin n'ibindi. Usabita nyine icyo ushaka kubikurizaho, ubundi ugaselectinga tayari amafaranga akagezaho wagize gute aho wayemeje. Yes, uvuga ngo when you see this it means you are done with the Yebanga ngiye maze kuyo ugeze hangaha system yawe y'ibireba ukabona ngiye biragaragara muri e-wallet bank account, biragaragara transaction automatic ibango yego byo bigaragara kwaza gushyiramo transaction pin yawe tayari bigize gute biba biryoshye biba bimeze neza. Hanyuma ibyo ugomba kumenya ni iki muri system yawe n'ubundi muri Livegood system ugomba kuba wamekinze sure ko watikinze ahantu handitse ngo global e-wallet powered by iPayout. Bamaze kubitikinga neza igihe cyo guhembwa kikagera, amafaranga yawe direct aza ahita ajya kuri bank account yawe direct, nta hantu agomba kugira gute, nta hantu agomba kujya uretse agomba kujya hariya. Numva ngo how to withdraw from iPayout via local bank account. Number 1 bango tumenye se ni gute amafaranga ageze kuri iPayout uyashyira kuri local bank account. Number 1, iPayout does automatic transaction to your local bank account. It's not like a Bitcoin that you have to withdraw manually when Livegood pays you. Nuvango iyo wamaze gusettinga ko amafaranga azajya ava kuri Livegood ahita ajya kuri bank account, wamaze kugira nyine automatic transfer, amafaranga yawe araza gitajyaho, ntabwo ari nko kuri Bitcoin wowe uyajyanaho ntabwo yijyanaho, ariko hano ahita yari banke kwagira gute wowe yijyanaho. Interface yanuze ya interface cyangwa se nyine screen ya iPayout nduko ibimeze. Ibyo withdraw your fund my account order prepared card. Ushobora kuvuga ngo tubona nyine unabona n'amafaranga niba arabisetinze automatic transfer, niba bisetinze bigaragara, niba bidasetinze bigaragara. Yes, warangiza hanyuma tugatangira tukarya amafaranga ya Livegood guys. Iki kintu ndiho ngisettinga cyarashimije cyane, cyatumye ngira nongera kugira icyizere cya company ngiye gukorana nayo, cyatumye nongera icyizere gikomeye cyane, gituma kiri imbaraga muri Livegood. Murako mu by'ukuri ari project idasanzwe tubonye igufasha kubikuza amafaranga yawe uko waba ubishaka ko ariko kose. Thank you very much guys, 2 or 3 having working together nothing will be impossible. Mwe na Livegood tuzagera kure kandi mu buryo bwiza bute butangaje. Nimba rero mumvise na video mu by'ukuri utari umunyamuryango wa Livegood, nakubwira ngo ntuze kugira gute, ntuze kutinya ko wajya muri description then mugende urebe link ya Livegood yanditseho ngo Livegood tour, ukandeho, numara gukandaho ushyiremo email yawe n'amazina, ufate position, uhita umamagara kuri iyo nimero ihari nanone ni yanjye, hanyuma bityo ngufashe muri process yo gutangira Livegood kandi ngo n'amasomo yose agufasha kwakora Livegood yawe neza ikaguteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngaho gukora mwakoze, I love you so much. Nakubwira ngo birashoboka ko muri Livegood ushobora gukora amadolari 2047 ku kwezi nta muntu winjijemo,
ariko nanone utagira ngo it will come for nothing. Ni ukuvuga ngo nutangira Livegood izakokera system nawe utangiye kwinjiza amafaranga meza buri kwezi aryoshye. See you happy networking, I love you so much.